Kugeza ubu hari amazu ndetse anatuwemo, dusanze bari kuhacukura ngo barebe ko bakuramo bimwe mu bikoresho byo mu nzu kuko byose byarengewe n'itaka. Ngaya amaguru igitanda cyagira nuko turi kubona ngo twavugamo na kenda igitanda. Ni mu murenge wa Mugunga mu mudugudu wa Gacemeri ho mu karere ka Gakenke. Ngo ku cyumweru nibwo abahatuye babonye umusozi utenguka bikomeza gusatira naho bari batuye, ariko bamwe bakijijwe n'amaguru. Inkanga iraza ikushumukana umukecuru imwegeka ku nzu ararukuka avamo, mu nzu harimo n'umwana avamo. Ubwo urumva byaramutembanya rwose, aramanuka aho bihumekeye abahagarara. Ubu turagenda turatiyura inzu cyokozeyo tukuraho utubati ntabwo ari nk'izi ngizi. Ubwo bigeze ejo bundi tuza kureba hariya tubona haje ikintu cy'umututu cyadutse. Tugibaye ejo bundi kwa kangahe saa 3 twumva umusozi uraturitse. Aha hose hari intoke zigaragara zivamo ibitoke bigaragara. Narindi hano mvuye gushaka ubwatsi, ubwo mu kugera hariya ubwatsi mbutuye, mu kugera hano nsanga byakase bitangiye kuza hano. Cyoza mbyutse umugore n'abana ni mu byuke bari bakiryamye, nuko ngiye kubona mbona biririndimuye, mbona biramanutse. Tugiye kubona tubona ibintu biratogose biribirinduye, babavujije induru bati umusozi urarigise nimwiruka. Turiruka, umuntu akajya arebera ku musozi kuntu biri kugenda bimanuka, tureba amazu gahirima tureba. Umusozi rwose wararidutse tureba gucya tubyuka mu gitondo hari nka saa moya, mbese saa moya aho ngaho. Bigenda tubireba rwose turumirwa turatangara. Ano twatabara ngo tugiye gukiza ibiri mu nzu tugasanga byegereye inzu tugasubira inyuma. Nuko twagiye tubibona rwose kugeza ubu ngubu. Kuba amazu agera kuri 7 yo muri uyu mudugudu wa Gacemeri yose yararengewe n'itaka ku buryo utabasha no kubona amabati yarasakajwe ayo mazu. Radio na televiziyo Flash ubwo twageraga muri aka gace, bamwe twasanze bakiri gucukura ngo barebe ko bakuramo igikoresho kuko birutse bahunga nta na kimwe mu bikoresho byo mu nzu bakuyemo. Bose turi gushakamo ibikoresho nawe uri kubibona. Ubu byose byari birimo byarengewe byose byararengewe. Dore imyenda uri kubona nambaye ni indi byaragise. Iki ni igitanda mubona cyarengewe n'ibitaka ndetse n'amatafari yahirimye, ubwo ibitaka byaturukaga hejuru y'inzu bigahita birindimura inzu yose. Ubu uri kubona kuko naba bari kutiyura ibi bari kugira ngo wenda barebe ko hari agasafuriya se cyangwa kenda wenda bakamese niba katashwanyaguritse. Umuntu aje aragenda aje no ku muhanda yikinze mu kuba umuntu yabyutse gutya. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke busa naho bukiri kuvuguta umuti uzavamo ibisubizo by'aba baturage, kuko mu nshuro zose twahamagaye umuyobozi w'akarere ka Gakenke yatubwiraga ko ari mu nama. Ni mu gihe imiryango igera kuri 26 yo muri uyu mudugudu wa Gacemeri ndetse n'undi mudugudu bahana imbibi ariyo ngo yari imaze kwimurwa ubwo twakoraga iyi nkuru. Ni mu gihe imiryango 7 amazu bari batuyemo yose yarengewe n'itaka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.